Yes, reka mbahe ikaze rero mwe mwese mukunda Kigali Channel n'ubundi ngarukanye na breaking news iri kugenda isirikira hano hanze. Umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda rero Ngabo Meddy Jobel yamaze gushyira breaking news hanze, ndetse amakuru yashimishije abanyarwanda benshi muri rusange yuko n'ubundi agiye kwibaruka umwana w'umukobwa mwiza cyane, ndetse akamubyarana na madamu we rwose baherutse gukorana ubukwe. Mimi mwese muramuzi, n'umunya Ethiopia kazi n'ubundi ufite amamuko muri Ethiopia, ndetse mu muryango ukomeye cyane ufitanye amasano ya hafi n'ubwami bwo muri Ethiopia. Rero n'ubundi Ngabo Meddy wamaze guhindura icyamamare uyu mukobwa utaruzwe na benshi hariya mu gihugu cya Ethiopia, ariko akaba yaramukundishije abanyarwanda, ndetse akaba amaze kuba icyamamare gikomeye, dore ko ubu ngubu asigaye akurikiranwa n'abantu benshi cyane, ndetse biganjemo abanyarwanda, nyuma yuko n'ubundi abanye na Meddy ku buryo rero aho yamaze kubreakinga ku rukuta rwe rwa Instagram. Ngabo Meddy amaze kuvuga ko rero umudamu we yamaze gutwita, ndetse mu minsi iri imbere bari bwakira umwana wabo w'umukobwa, ndetse aho ibinyamakuru bikomeye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru yamaze gushimisha rero abanyarwanda benshi cyane ku buryo rero iyi ari inkuru nziza. Ndetse reka nkwibutse ko iyi couple y'ibyamamare hano yakoze ubukwe umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, ndetse aho ubu bukwe bwaje guteza imbere Ngabo Meddy, ndetse n'ubuhanzi bwe buratumbagira cyane, aho yakomeje kumenyekana n'abatari bake rwose nyuma yo gukunda indirimbo yagiye akorera uyu mukunzi we. Rero nakubwira nk'indirimbo ya Vow, ndetse wabonaga ko yiganjemo amafoto y'ubukwe bwabo cyane, ndetse kuri ubu ngubu imaze kugera akayabo ka miliyoni 14 zimaze kwikurikirana ku rubuga rwa YouTube. Ndetse na nyuma yaho aza gutangaza amakuru avuga ko iyi ndirimbo itari ihagije kugira ngo ye-expressinge urukundo afitiye uyu mugore wo muri Ethiopia, n'ubundi aza gukora indi version ya kabiri y'indirimbo ya Queen of Sheba, ndetse asanisha n'ubwami bwa Ethiopia cyane, ndetse n'umwamikazi Sheba n'ubundi amateka ye murayazi. Ndetse iyi ndirimbo nayo yaje gukundwa, ndetse igenda igaragara ibyinwa cyane mu bukwe, dore ko imwe Vow igendagaho n'indi yo yihuta, ndetse isa nkaho ibyinitse, ndetse aho yaje kugaragara ayiturira uyu mugore we. Rero nayo imaze kurebwa n'abatari bake bagera muri miliyoni 8 ndetse n'ibihumbi 400. Rero izi ndirimbo ebyiri za boostinze igikundiro kuri iyi couple, ndetse zigenda zigaragaramo amafoto atandukanye y'ubwiza buranga uyu mukobwa Mimi. Rero izi ndirimbo nyuma yuko zigiye hanze, ndetse Meddy agatangira kuvuga ko na nyuma yuko yamaze gushyira amakuru hanze yuko umudamu we yamaze gutwita, ko n'ubundi ari kwitegura gukora indi ndirimbo. Sinzi nimba n'ubundi nimba ari indirimbo ijyanye no kuvuga ku byo gutwita ko, ariko n'ubundi nk'uko byitezwe kuri uyu muhanzi agomba gushyira hanze indirimbo, ndetse akaza kuririmbira umwana wabo w'umukobwa bagiye kwibaruka mu minsi iri imbere. N'ubundi nicyo abanyarwanda biteze, kuko uyu Meddy arabanza agategereza ko hari ikintu kiba kugira n'ubundi abone kuririzinga indirimbo, dore ko n'ubundi abakurikiranira hafi umuziki bari baramaze kumenya ko n'undi Vow yari ayimaranye igihe kinini, ndetse igihe yayisoreye rwose kikaba ari cyo gihe we yari yaratagetinze, nk'uko n'ubundi agiye afite ibihangano byinshi bibitswe. Rero n'ubundi nicyo gihe agiye kwinjiramo cyo kugira ngo atangire kuri ibi bihangano. Rero n'ubundi aya makuru yamaze kujya hanze. Reka nkwibutse yuko uyu Meddy yinjiye mu rukundo mu 2017 n'uyu mukobwa, ariko ubwo yazaga mu Rwanda muri igitaramo cya East African Party ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2019, n'ubundi nibwo yazamuye uyu mugore we ku rubyiniro, ndetse amupresenta abanyarwanda muri rusange, aza kuvuga yuko ari we yihebeye. Nyuma yaho rero ibyagiye bikurikiraho, haba ikirori gikomeye cyo gutera ivi, haba ubukwe bwabo bwari akataraboneka, ndetse bwagiye bwitabirwa n'ibihangange bikomeye. Nakwibutsa nk'icyamamare Tiger the Ben, ba King James bose bagiye bagaragara muri ubu bukwe baturutse mu Rwanda. Kate Kavuyo, umuhanzi nka Shafi wagiye umanagingwa na The Ben, ndetse na Adrian Misigaro wagaragaye yamwambariye, ndetse n'uyu mu Miss w'u Rwanda n'ubundi Bahati Grace, bose n'ibyamamare byagiye bigaragara mu bukwe bwabo bwari bwiza, ndetse bwabaye umwaka ushize. Rero n'ubundi nk'uko bakoze ubukwe barangwa no kubona urubyaro, nibyo rero Meddy agiye kugeraho, ndetse nawe ubwe nk'uko amarangamutima yabaye menshi ku rukuta rwe rwa Instagram, ndetse mu masaha 9 gusa iyi post yashyizeho y'umudamu we rwose ari kwerekana ko mu minsi iri imbere baraba bibarutse, yamaze gutumbagira ku malike, kuko imaze kugira like 33,000 ndetse zikizamuka. Reka nkwibutse ko n'ubundi uyu Mimi nawe nubwo yabipostinze, ndetse n'urukuta rwe rwagiye rugaragaraho like ndetse na comment nyinshi z'abanyarwanda, ubona ko yari inkuru yashimishije abanyarwanda, nubwo tutaramenya ibitangazamakuru bikomeye ari muri Ethiopia icyo babivuzeho. Ndetse aho Mimi yaje kugaragara avuga ko nubwo aheruka mu Rwanda kera aricyo gihe yagiye kugeramo,
ndetse akongera kugaruka mu Rwanda akerekana n'umwuzukuru ku mugaragaro n'ubundi w'uyu muhanzi ukomeye ndetse uyoboye abandi mu Rwanda. Reka nkubitse ko uyu ngabo Meddy n'ubundi ayoboye haba ku ma views aho burya bahagaze mu ma contract agenda sinya kuko ari mu banzi bakomeye bagiye bazanwa mu Rwanda ndetse ku mafaranga menshi. Reka nkubitse nka performance yigeze kugira mu kwita izina ndetse aho yari ari kumwe n'icyamamare gikomeye niyo guturuka muri Amerika. Izi ni kontra zikomeye ndetse na kontra ya mbere kigera mu Rwanda yari yahawe na Mitsingi n'ubundi yagiye gukorera party mu Bugesera hariya kuri ino hotel yo mu Bugesera la Paris. Rero n'ubundi Meddy nk'umuntu umaze kuba icyamamare gikomeye ndetse ugenda uvugwaho amakuru atandukanye ndetse agenda agaragarizwa igikundiro gikomeye n'abanyarwanda. Aya makuru rero natwe yadushimishe, niyo mpamvu twagira ngo n'ubundi tubageze aya makuru ashimishije ndetse mu minsi iri imbere rwose uyu mwana w'umukobwa ashobora kuza kuvuka ndetse agahita yerekeza mu Rwanda aho hagomba kuba ibirori bikomeye ndetse ari naho bagomba gukorera indi ndirimbo y'amashusho rwose aziganzamo amafoto y'uyu mwana wabo bari hafi kwibaruka, nk'uko n'ubundi tuzi ko Meddy atwikira umuryango we kandi rwose bigaragaza ko awukunda cyane. Nayo makuru rero twiteze muri showbiz ni inkuru iri kugenda isirikira ndetse Meddy ayoboye ama headline y'ibitangazamakuru rero bikomeye hano mu Rwanda. Rero natwe bibaye ngombwa yuko tuza kwifatanya nawe ndetse tukishimira iyi nkuru igiye kuba nziza mu muryango wa Meddy. Rero nk'uko n'ubundi ahagarariye u Rwanda ndetse ubona ko umuziki w'abanyarwanda ari we rwose tubona ko agomba kuwambutsa imbibi ndetse afatanyije na The Ben berekeje muri Amerika mu myaka myinshi ishize, ariko ukaba ubona ko muri iyi minsi yari ari kugenda agenza buhoro, ariko n'ubundi nk'abamukurikiranira hafi bazi ko ari umuhanzi utwara ibintu bye gahoro kandi akabisorera igihe. Rero igihe kigiye kongera kigere tubone indirimbo ya Meddy ndetse twongeye tubone Meddy trendinga ndetse bishobora kutwafekta kuko ashobora guhita aza mu Rwanda rwose n'uyu mudamu we mu mpera z'uyu mwaka ku buryo rwose dushobora kongera tukabona igitaramo gikomeye cya Meddy. Nayo makuru rero n'ubundi twari tubazaniye hano kuri Kigali Channel. Gumana na Kigali Channel ndetse ukomeze ukurikirana inkuru zose tugenda tubagezaho, n'ubundi aho uri hose tukwifurize kugira ibihe byiza. Ciao ciao.